Nyambo. So, amakuru. Ni meza. Shawara buzi. Tumaze iminsi ngenda Jojo tuguhiga twarakubuze. Nganshakira gikize. Akusena no gukumbura n'abantu bagenda ugakira cyakora kukurasa no mutacana. Okay. Meze neza Jojo kugera Jojo twaraguhamagaye turakubura ahantu hose. Bamagaraga n'unshakira iki? Nawe suri mu bamamagaragara. Naragushakaga. Abantu ngera tugeze turangizanye. Nje nawe se? Nje nawe nyine. Rumva niki twatararangizanyije ko. Hari udufacture ugomba kwishyura. Facture? Facture? Njewe nyambo ngomba kwishyura. Ego. Ntasohokanye namwe se ko nta hantu namwe duhuriye. Nyambo nakwiye dusohokana ariko remember that. Wabaye mu nzu yanjye, uwo isabuni yanjye, wanyweye amazi naguze, wari ibiryo nahashye. So, ayese abagara amafaranga rero. Ariko noneho wasaze. Urabona njye nasaze. Ndi kubona wataye umutwe. Urabona njye nataye umutwe. Ibyo ndi kukubwira ndi seriye kandi arashaka. Njyewe ngomba kukwishyura. Of course. Urasabaga mu rugo iwanjye waretse ko wabera ubuntu waretse ko aba kubera ko njye mvukana nawe gukodeshaga. Wabaga mu nzu yanjye. Yawe. Yes. Iyo facture zina Jojo kuyimuha. We tugomba no kugabana n'intebe zo mu nzu. Yicara amatara siguze. Akusina kamubaza. Wagerageje ukujye wicara ukiyambika neza ugasa neza n'umutima ukagera kwambika neza no umutima wanjye ureze urambaye kuko yawe utambaye ntagomba narakwakiriye umunsi wa mbere nkwakira. Warakoze rwose mabuja kunyakira, warakoze kuncumbikira, ayo mazi yanyu twarakoze kuyanywa rwose pe Imana iguhezagire. Mwarakoze pe kandi mwaranakoze kunsuhura mu nzu yanyu nkasohoka kuko byatumye ngana mu muryango wa nyawo utuma meze kurya rukatsi. Doka mi baby. Nyambo rero kuko ugomba kunyishyura. Na deni mufitiye. Ngo iki? Nta deni narito mfitanye nawe nta n'ikintu. Nyambo Mpanga nawe? Nyambo nta n'ikintu. Ugomba kunyishyura uko byagenda kose kuko nta kintu cyandi cy'ubuntu n'ikina kimwe kibaho. Izo facture se kutazimaga mbere nkihaba. Nta kintu wari ufite. Ako ufite amafaranga ugomba kunyishyura. Ayo mafaranga uzazahava. Aha ntabwo bindeba. Icyingenzi ngiye nkeneye nuko ugomba kwishyurwa. Kandi kuneze. Kandi winaniza bansigaye mfite ibintu byinshi business zanjye mfite ibintu byinshi ndi kwirukamo. Ubu ngubu time is money. Nunesha umutwe rero. Komeza inzira wajyagamo nanjye ngende. Ugomba kunyishyura. Uko byagenda kose. Genda gucara ubitekerezeho ujyamwe ubitekerezeho. Numve ko yawe mpamagaye. Ariko rwose hari isukari ntajya buri nshishi. Ubu uritegereje ubona njyewe umaze kugera ahantu heza mbaye neza utangiye kunzana utwo dufacture twawe twicene. Ugomba kunyishyura uko byagenda kose. Izo facture zawe. Nta kuba Kigali ntagari mu. Ufite IPM. Ego. Ndabona utari kwajya mu ntabwo kubyumva neza. Ugomba kunyishyura uko byagenda kose. Umereze facture. Kandi ibyo bintu byose uri kuvuga. Bihwanye na miliyoni 3. Atavuye uko ugomba uvuga amagambo menshi ndagenda nibuka n'ibindi. Miliyoni zingahe? Ariko facture niyo yose. Akazi wanyweye biki? Wanyweye sanse, wanyweye kore. Nta kintu kimwe nanyweye icyo nkubwiye cyo nuko akantu kanje kose. Miliyoni 3 wakoze abazizi wawe. Urutoki cyangwa kugatekerezaho kose kabaga kari ku. Miliyoni 3 wavugura izizi hari naho wari bwazi none banaziteretse. Ugomba kunyishyura. Sinzi nimba uri bugenda mu byeka ryamwe kabiteke akantu kose nako watekerezaga kanje. Wabaga uri kubarirwa amafaranga. Yumva neza. Nayo mafaranga ntayo nzaguha. Nayo uzabona. Uzaya makuru no kubwiza. Kuyihe bwiza ni bubi. Uzabibona. Uzashiduka wayampayira. Nyakoresha iki wakoze iki wakoresheje imbaraga wowe. Akoze ko abantu mwibagirwa vuba. Ubu wibagiwe kandi tunashimira ko nakwirukanye ugahura n'umuntu wa nyawe. Icyo cyo rwose waraje aho bwebe ari cyo ubwira ko ari cyo ngomba kukwishyurira. Ugomba kwishyura amafaranga yanjye. Ntukagende ngo wirengagize aho waciye. Umva gerageza ugabanye n'ijwi uri muransakuza sinyikunda urusaku. Yego. Uwo murenga uzashira. Icyo kintu cyo ngomba kukubwira cyo nuko amafaranga yanjye miliyoni 3 nzikeneye. Ku bubi kubwiza.
ubu urabona neza ushaje kandi ushatse wakongeraho na miliyoni imwe kuko nakwirukanye wakongeraho na miliyoni imwe kuko nakwirukanye ugahura n'amahirwe yawe nayo kubwenga iyawe ayo mafaranga uri kuyanyakira icyo ngicyo kuko nigera kubura nayo ariko ngo ibiryo se byawe naryaga bikamanuka n'induru yabaga iri hejuru ariko waragiye ntabwo waraburiye ntabwo igeje wishwa mu nzira ntabwo uzi kwanika mu mutwe n'ibyinshi naryaga nabaga nabyiguriye kuko inyuro zawe nizaye no gutuba wabiguze iki cyangwa niyo waba wabyiguriye uteka mu masafuriya yo kwari ese ubundi waratse ngo ushakira akazi kagenda gute ugakora ugakoresha imbaraga zawe wiriwe urahombye dore umaze gusaza niba kintu ukibona abakiriya ushatse gukirira kwa nyambo ayi unshinguke mada